wise ufunga umunwa se mfunze umunwa nk'ufungira iki none ko utavuga se wise uceceka birarangiye mwatangiye ikiganiro isi ya none urimo tubazaho isi ya none ntabwo ibareba isi ya none imereye nabi abanyarwanda tumerewe nabi none abanyarwanda tumerewe nabi Mozambique barabirukana Malawi bari kubasenyera n'ahandi ahandi muri Afurika hose rero iki kiza kigiye kugeramo kuki cyite kiza se ni ikiza cyaziye abanyarwanda mbona ari ikiza cyaziye abanyarwanda hari abantu benshi bagiye biyita ko ari abakongomani kandi ari abanyarwanda iyo mpamvu yatumye abantu biyita abakongomani kandi ari abanyarwanda kwari kugira ngo babone ubuhungiro none ko bigiye gusubirwamo babisubiremo ahubwo bikiri kare kugira ngo hatazagira umuntu iyo ngaruka izagira yamaye barabashyira mu magereza babafunge ibintu nabivuze mbere abantu bati uye muntu uri kuvuga ibi ngibi ashinzwe iki ngewe ntacyo nshinzwe ariko nge naje nje kubasoreza ubutumwa ahubwo barabikinisha ariko hagati aho ngaho ndi kumwe n'umushyitsi ngaho mutu turakwakiriye kuri David TV amakuru yawe amakuru ni meza ni karibu rero tuganire ku isi ya none wowe uyibona ute isi ya none ntabwo itworoheye isi ya none iratugoye cyane isi ya none impunzi ziri guhohoterwa isi ya none abantu bari kwicwa umuntu agakorera kumva ntayakumva ko utabaho iyo nayo si ya none nyine muri iyi minsi turi kubona hari n'amakuru twumvise yuko hari umupasiteri mu Rwanda wafashaga abana ba mayibobo uwo nguwo yamaze kuva mu mubiri ibyo byarangiye ubu bari abana ninde urajya bitaho uwo mupasiteri ngo yakuriye imihanda ariko aza kugirirwa amahirwe ava mu muhanda ariko ntiyibagirwa bandi yasize hahandi babanye muri buriya buzima akajya asubira inyuma akajya kubafasha twaba utuntu yabaguriraga twaba kubateza imbere mu bintu runaka ariko ubu tuvugana byamaze kurangira amakuru twamaze kumenya nuko uwo pasiteri yitwa Theogene akaba yitabye Imana Theogene ibyo byarangiye rihanganisha umuryango we nukuri nanihanganisha n'imfubyi nyinshi asize yari afite umugore n'abana ariko Theogene mu bigaragara yari afite abantu benshi abereye papa wabo ariko ibingibi Meshaki yarabivuze nuko abantu batumva Meshaki yarabivuze aravuga ngo hagiye gupfa abaperezida batatu hagiye gupfa abapasiteri n'abaperezida batatu byihuse abandi bamwita umusazi uri kubyumva ibi rero ntabwo bintungura uri kubyumva niba rero mu isi ya none turimo bakubwira ibyo wumvise ukabyumva ntubihe agaciro mwebwe iyo babwiye ngo impunzi ziri muri Tanzania ziri kurandurirwa imyaka ayo makuru mwari muyazi mu isi ya none murimo amakuru twayumvise iyo muyumvise mukora iki igihe tugezemo rero uretse gutabaza ijuru se uraritabaza urijyana ahubwo mwagombye gutekereza gutaha mu gihugu cyanyu reka da none se wagize ngo uzapfa kwiyobora gutyo gusa utahe Imana itakuyoboye mu bintu byose turi gukora rwaba n'urugamba FRN cyangwa FDLR n'abandi ntarondoye barimo baba bakeneye ba bantu inyuma basigara hehe ku rugamba babasengera urugamba rwo gusenga narwo rurahari umugeze musenga rero ndabona musenge tubirimo ntago turangaye
ntabwo twicaye gusa ngo tubireke. hano hari umuntu unyandikiye ngo David ngo ntukajye dutera ubwoba. Nareke kugira ubwoba niyicarire yirire adamarare. Ubwoba nibushire yiturize. wowe uravugaho iki, urabivugaho iki? icyo mbivugaho isi ya none nyine iradukomereye. urumva abapfa bari gupfa, natwe turiho ni nkaho turi gupfa duhagaze. imibereho ntiyoroshye, bimeze nabi, ariko ni ubutabazi ijuru nyine rikaturengera. n'abari kutwumva muri aka kanya rwose bumve ko turi nabi. wagira iki abantu bafite ubushobozi? ikintu navuga mu bantu bafite ubushobozi, twe turi nabi, turi hasi rwose, badufasha bakatuyamba kuko ntabwo turi neza. kandi rwose Imana yabaha umugisha. nk'ubu ngubu umuntu yicaye akavuga ngo wowe uri impunzi ubu ngubu, ni igiki wumva wakora cyagiye kikwinjiriza amafaranga 300 ku munsi? njyewe ikintu numva nakora, wampa nk'amafaranga nkabona icyo gukora no gucuruza cya nyamba. nyine ni igiki wakora cyakwinjiriza? burya hari abantu baba bafite byinshi byo gukora. haraba nkawe ikintu wakora cyakwinjiriza ni nk'iki? Yewe nzi gusudira. wowe uzi gukora iki? njyewe nzi gucuruza. hari ugucuruza, hari uguhinga, hari ugusudira. uracuruza iki? ibijumba, imyumbati, amateke, ibiki? ibirayi, ibitoki, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo. mbonye nk'ubushobozi nkabona nk'uwamfasha, nkabona nk'igishoro, nakora rwose bikagenda neza, ariko ubushobozi ntabwo. nko mu nkambi se, mu nkambi wacuruza bikagenda? mu nkambi byagenda. mu nkambi nubwo turiho nabi, ariko twazajya tugerageza tukabishaka. ko hari abari gucuruza se bakabavana, ko hari impunzi zagiye gucururiza hanze y'inkambi bakaba bari kubirukankana, ubwo we ntibakwirukankana? none se ahubwo hari igihe ubona imibereho yo mu nkambi byanze, ariko iyo ufite ubushobozi wareba aho ujya gucuruza hanze y'inkambi ugasenga n'Imana ikakurindirayo. ariko mu nkambi ho turi nabi cyane. hari abantu biyise abakongomani. hari amakuru twamaze kumenya ko bagiye kwakwa ubwenegihugu, cyane niyo waba uri no muri Amerika. nk'umuntu wiyise umukongomani ari muri Amerika, akaba yarageze muri Amerika yariyise umukongomani, bikaza kugaragara ko ari umunyarwanda. none umunyarwanda akaba ari guhigwa ahantu hose ku isi hose. abo bantu bababwira iki? abo bantu biyiswe abakongomani ari abanyarwanda, icyo nababwira ni uko impamvu biswe abakongomani ari abanyarwanda babuze uko babigenza, kandi nabo bashaka ubuhungiro. icyo nababwira ahubwo ni uko bariya bakira impunzi babitereza n'impunzi ikabona icyangombwa nk'umunyarwanda. none kandi abanyarwanda barabimye ibyangombwa, babimye ibyangombwa bavuga ko u Rwanda nta mutekano rubuze. umutekano mu Rwanda nta mutekano uriyo. nibyo? kandi Kagame avuga ko igihugu cye gitengamaye. nta mutekano rero, kuko iyo umutekano uri nkatwe twese ntabwo tuba turi n'ahangaha, kandi turi kubonabonera mu mpunzi. kandi igihugu cyacu nyine iyo kiba gifite umutekano, twakabaye turi kubonabonera hano mu nkambi. ahubwo tukiri aho ngaho, reka nkunganireho gatoya. amahanga abimenye, kuko abantu bo mu mahanga bumva David TV. amahanga amenye yuko ahantu henshi muri Afurika bari guha abanyarwanda ibyangombwa babise abakongomani. rero abo bantu bageze mu mahanga badufashe, batazabaka ubwenegihugu babahaye, kandi bariswe ko ari abakongomani kugira ngo nabo batabarwe. ntabwo biyise abakongomani hari ikindi bagamije, ahubwo ni uko batabonaga ubuhungiro nk'abanyarwanda.
bituma baba abakongomani. ufite ikibazo nawe gushyira kuri kamera okay murakoze kunyakira kuri David TV. Icyo kibazo cy'abanyarwanda biswa abakongomani kugira ngo babone ibyangombwa cyavuye kuri ni leta mbi, n'ubuyobozi bubi bwo mu Rwanda. Sinzi niba uracyakira nk'uko njye ntabwo nyakira, ni mwebwe mu bisobanuro. barabyumva sinzi niba uko barabyakira. N'ubuyobozi bubi bwo mu Rwanda. Ntabwo umunyarwanda yava mu Rwanda ngo aze abe yagera mu Bugande ashake ibyangombwa byo kuba yakwitwa impunzi nk'umunyarwanda. Biterwa n'iki? Biterwa na bwa buyobozi bubi bwo mu Rwanda. Noneho amakuru mfite nkanje ubwanjye namaze kumenya neza yuko ubuyobozi bubi bwo mu Rwanda bwamaze kwinjirira no mu Bugande. Ahubwo icyo ngicyo noneho bivuze ngo nubwo muri Uganda abantu bavuye mu Rwanda bakaza bavuga ko bavuye mu Rwanda ntabwo bitwa abanyarwanda ahubwo bitwa abakongomani. Nicyo kibazo twebwe dufite. None kuki umunyarwanda wese uhunze akagera muri Uganda bamwandika nk'umukongomani? Ibyo bintu mubona bihatse iki? Ni bwa buyobozi bubi nyine nari nkivugaho bwo mu Rwanda bwamaze no kwinjirira Uganda. Ubuyobozi ni ukuvuga ngo ubuyobozi buri mu Uganda bufitanye connection n'ubwo mu Rwanda. Sinzi niba bacyumvise nk'uko nshatse kugikurura neza. Niyo mpamvu utagomba kuba bavuga ngo nta munyarwanda ugomba kwitwa impunzi ngo kubera ari umunyarwanda. Noneho umunyarwanda nk'ubwenge aba afite agakoresha uburyo bwose agomba kwitwa impunzi kuko aba ari impunzi koko. Nta buyobozi buri mu Rwanda bugifite ku buryo utavuga ngo hariyo